bateka muto aya mwihoreye pastor rega niko yabaye ariko nkabara tubatunze kuri burazima nyine kuko turabyemeye batuzabose eka sinzi dore n'ibintu amaye hano ntabwo nabisi ntabwo mbizi eka ntabwo burazima domo ko tuzakwiga mu bana koko yabyemeye nta nishaka kuvugira ubusa urabona ahose niwanjye ahose bafite noneho reka ngushakire umurongo wa Bibiliya ugende witeho uwusome ndagwa no nakubona aravuga ngo ukira sheri nawe ubundi dore hano niwanjye hose aho hose dore mba bafite abantu barimo nyine bama n'uduceri tu Hey, sigaye gukora siporo si ibinure byabaye byinshi. Ni kumbwira ngo iki? Okay, nubu ntago namenya se. Ni Peter. Shanda kometu. None se nk'umuntu agushaka kubona gute? Okay, nta kibazo ubwo ndaza kukubwira. Duhure ndumva nkikumburiye kukubona. Ariko cyane hari igihe nyine ifoto y'umuntu hari ukuntu nyine kugarukamo bitewe n'uko wamubonye none ubwo turabona Okay, nari mu kanya ndaje ndaguha gahunda tu. Suri biboneke se? Ko shaka kuvugana neza. Cyane. Oyasha, ariko ntacyo mu kanya ndaje ndaguha gahunda nari bisibyo? Sawa. Byari sawa ariko. Wagezeyo ryari? Peter. Yes ashim. Aho neza. Amakuru yawe pastor. Amakuru ni meza. Nje kukureba kuri ya gahunda y'amasengesho. None ngize amahirwe nkubonye hafi nje mu rugo. Ajya iyo gahunda yo gusenga twahaye gahunda yo kuwa gatandatu. Pastor nawe urihuse cyane ubusubu koko. Ariko amasengesho arihutirwa Peter. Oya ntago ashaka undi musi ukagaruka. Nshobora kugaruka dushobora gusenga none aha nta kibazo ariko Peter ubushize twarabyumvikanye ntago wagomba nta nubwo nari nkibyibuka rigaho tuzaza twesha kwiga mu bana ufite sherise Peter ndose nubibona nyine umaze kuba umugabo rero ako uzajya uhamagara ubutaha sibyo ariko natekereje kuguhamagara ndavuga niko twari twabivuganye n'ubundi reka nze ngusengere nta kibazo ntago nari gufata umwanya munini pasiteri ubishatse twajya mu rugo gatoya nk'abasengera wowe n'umusheri wawe muri kumwe ubundi nta kibazo pasiteri ntago twiteguye gusenga rero urabona twiteguye gusenga noneho reka ngushakire umurongo wa Bibiliya ugende witeho uwusome ubundi nzaza twige neza ijambo ry'Imana tubigire ibyigwa kandi ntuzongere kwica gahunda Imana iragukeneye nta kibazo pasiteri ngaho mbwira reka nguhe ijambo ry'Imana rero ugende usome muri Bible yawe ubundi ubutaha rwose ndabizi tuzasenga nta kibazo pasiteri ngandika umwana ariko pasiteri wo mu shaba yagiye
urabona we ntabwo bizi pasiteri aba yaje atamamagaye akira Peter pasiteri kandi urakoze nizere cyane ko bizagenda neza ntacyo mukomeze rero mutegure uwo mushinga w'urugo natwe turahari tuzabaha umugisha nari haleluya ndabakunze cyane nuko urakoze bayi sawa bayi sawa pasiteri aba kuganga babateka mutwe aya mwihorere pasiteri rega niko yabaye ariko nkahora tuba tubatunze kuri burazima nyine ubwo turabyemeye batuzabose reka sinzi dore n'ibintu amaye hano nta nubwo nabisi nta nubwo mbizi reka ntabwo burazima ndi umukobwa tujya umubanda koko yabyemeye jya umwiherera pasiteri buriya niko kazi kabo nzi ko nabo bashaka kwiberaho baba bashaka amafaranga ntuzi ko iyo umuntu akoze ubukwe se bazana amafaranga cyane niyo bari kwishakira rekana nawe twigendere shere Shiki wanjye uraba neza amakuru mukuru neza hose nanjye ndaha izuba ryari rigishe nzamutse twiriya hose ngera ahangaha ahantu urabona nta mutera arahindutse harahindutse inama kandi twahinduye gusuka nta kindi pe hanyuma rero cyari kinzaniye kukureba byo byari byo ariko igihe kinzanye kimwe maze iminsi ngenda mu nzira abantu bagenda bambwira ati mushiki wawe ananiye umugabo aya makuru yaba ari ntacyo mbizi muke gusa hari igihe nigeze kugera njya ku muhanda nkumva barabivugaho ntabwo nzi impamvu gusa nanje musaza wanjye hano nkundana n'umugabo wanjye turakundana turumvikana iyo ngiye mu kazi sigara mu rugo afashe imirimo ntabwo we yishina by'abagabo byo kuvuga ngo wenda ngo rakora ibi ngo ntabikora ubibonye rero akavuga uriya mugore yananiye umugabo ni mubi ni iki nakigendera mu muhanda nahura n'umuntu uri kumusuhuza ubibonye hirya barakundana ati uriya muntu buriya bagiye kuryamana agiye kumusura ibintu nk'ibyo bitekereza mu buryo ariko ni ibisanzwe ugenda mu nzira se ugasuhuza nk'umukobwa wamara kumusuhuza bikarangira wasanga amagambo y'abantu ariko buriya ntiwabitira cyangwa ugasanga nta n'ushobora kuvugira ubusa rwose uvuge mushiki mwana wa mama nitwe twenyine dusigaye nitwe ababyeyi bacu basize twe dusigaye nta wundi muntu dusiganye hariya mu rugo rero utubabarire uheshe agaciro ababyeyi bacu naho bari niyo bazuka basange bwa burere baduhaye w'igihano shaka rwose umusaza wanjye urabizi ndakunda nta kintu naguhisha nta wundi mugabo mfite mufite nakubwira ni amagambo y'abantu bagenda bavuga ariko njye mbona kuri n'amashyari batugirira kuko ukuntu mbanyeho n'umugabo wanjye umuntu wese yakibazaho kubera ko umugabo wanjye iyo mubwiye aranyuma iyo ndamutse ngiye nk'ahantu kuri butike ngiye akantu nifatira ndataha ibibazo bikavuga ku bantu babona ngo reba uriya muntu ariko ntabwo ari ikibazo bimeze cyane ariko humura rwose igihe ikibazo mushiki wanjye aho ugenda hose mu nzira cyangwa se kuri butike cyangwa se n'ugiye no ku kazi ubwo witwara neza ntabwo witwara nabi ntabwo abantu baba babireba bakavuga ngo uriya muntu ingendo ye uko wambara ntituriya muntu ukagenda mu ngeso mbi aho ntabwo yaba ariho bahera bavuga ko waraniye umugabo wawe ikibazo rero hari ikintu nkiyemo baba bashaka ngo niba uri umudamu wambara ijipo igera ku birenge ubwo nimba wiyambariye wenda ipantaro ukigira nko ku muhanda ukajya mu kazi ukagira ahantu ubwo ngubwo uko wambaye ipantaro uko wambaye umwenda mugufiya ngo ni ikibazo kandi bakagira ngo twakora n'umusoro twari tumeze twambara ibintu bigera ku birenge bakumva ko ni kigali ariko umuntu yabigenza ariko ntabwo ari kubimenya wenda ntamuciye mu ijambo ubundi bajyaga bavuga ko urugo umugore ari umutima w'urugo none rero hari wambaye igitenge ukambara n'iyo jipo ukikwiza kuko umugore wambaye imyenda igeze hejuru y'amavi nk'abakobwa aba yataye umuco rero bigize umuco wa kera
wambaye neza wikwize ureka amagambo azongera kubaho. nta kibazo ndaje ngenda gukosora aho bitari nzabikosora nta kibazo. Sawa, uko ndimo kubona kano kavura kaguye nari ntashye. ahubwo saa mugani bayigendamo ndeba utuye ariko ntabwo ari myinshi nta kibazo uretse ufata amafaranga ruguru nta kibazo. Nanjye kwandika ukuntu mumeze ndaba nta kibazo murakoze kanaye. sawa urakoze cyane tuzasubira. Sawa. data murakoze. Sheri komera cyane komera. Makuru ni meza. urakomeye. Ndakomeye. Ko uhagaze hano se motari yageze? Yanjye. Wanamwishyura ariko? Namwishyura. Cyangwa umeze neza kabisa. Ariko watinze. Sorry abato nari ndimo gutunganya hariya mu ntari. Sawa nanjye rero nahageze. Umeze neza ariko? Sheri nawe ubundi dore hano ni iwanjye hose, aho hose dore mba bafite abantu barimo nyine bama n'uduceri tu. Umunani neza cyane. Koko akamuguma ahangaha. nawe ubundi Sheri urabona aho hose ni iwanjye, aho hose bafite amapangayi barimo nyine Koko si mana we. Nukuri bisanzwe tubona waza nta nubwo ndi butahe. Sheri ndagukunda reka ibyanjye nibyo byawe. Ndi butahe maze ndaha hano. Kwesha. Ntacyo mubizi si umuntu nkanjye urumva yakishingira. Njyewe numva nshaka ko dukora umukozi. Abana nkaba mwizi. Nta kibazo tuzawukora Sheri rega. Urabizi uwanjye. Tuzabikora tuzabipanga. Sibyo? Gusa njyewe numva byazaba kwezi numva ndambuye kuba umukobwa. Ibyo Sheri. Ndagukunda rati Sheri sibyo? Reka nawe ndagukunda. Nta kibazo ibyanjye n'ibyo byawe tuzabikora sibyo? Hari bitu. Ndumva nishimye cyane n'ukuri usoma siko nayawe. Nayanjye bose. None imvura ziri mu kintu. Nabundi Sheri narebe. Ibyanjye n'ibyo byawe. Sibyo? Njyewe numva ngiye rwose nubushyira kure uzaba rwose uri kuntinda. Njyewe ndashaka nko mu kwezi. Ahubwo reka tugende mu rugo nkagiye. Peter. Yes ashimwe. Kumira komera. Asigaye pasiteri. Akora George. Ariko ninde ugukingurira Joe bitebyiwe kwe? Ni umwana nsanze hariya ku muryango. Okay ngaho mbwira bimeze bite? Nari nje kureba rero kugira ngo dukore amasengesho ariko si umukobwa. Bose ibyo birakureba pastor. Ase uwo Peter ko rwose wabihanye Peter. Umukobwa ngo usanganye nje kukureba siwe nongera siwe nongera kubona. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko kubeshya. Abana abapasiteri mwishwanira imbere y'umukozi w'Imana. Uko iranganira ariko kubeshya. Pastor ibyo bintu oya mwishwana. Ninde ubikubwiye kwe? Ahubwo bikakubwira wahindutse ugasenga. None se nahinduka urabona ntarahindutse. None se wafashe umukobwa umwe byagutwara. Fata umukobwa umwe umugaragaze mu itorero nta kibazo. Sibyo se? Ndika. Peter wakumviye Imana. Oya pasiteri. George kuzamwiruka numva nubwo nyushaka hano pasiteri uzongera rero reka nigendere ubwo niba unyemeye ngo nguhe umugisha uzampamagara nta kibazo nta kibazo rwose ariko Imana ibikenewe hafi y'umuryango oya genda pasiteri Joe bamukingure Imana. Sheri ibintu biri hanze uri kubyumva. Ibikize kandi none bagenda bavuga ngo nawe ngo twakoze amakosa ngo gucina umugabo wanjye bikiza kandi n'ukuri ndagukunda ntabwo nshaka. rekana nabo si amagambo turabizi rego wanze kuvuga aho yaheze. None abantu basiba mu rugo harimo abantu babiri batajya siba mu rugo ngo niba mbarisha ngo nako kagabo k'iwanjye nagenda mu muhanda umuntu akampagarika ngo ariko niba urimo n'ibiki nyine nkababwira ariko ubundi bintu urimo n'ibiki mwagiye mureba sinzi ko nimba rero twabireka rero ibintu gukundana oya Sheri bigira ikibazo bihorere rega wanze kuvuga yeze munda kwa nyina werekana nabo bihoreye bakomeze bavuge rega ntago babuze abantu kuvuga. Nimba mbona wose ahantu hose nyuze
ngiye birancanga mba oya sheri bareke bakomeze bavuge ahubwo fata kamwe twinywera ahangaha ku buzima bwacu rata naho ubundi bihorere kabisa bihorere reka ntabwo wabuze abantu kuvuga ese uzakomeza ubumvire reka bihorere bana bihorere bareke bakomeze bavuge ntaribe sibyo gusa nyine ndakunda ndumva nta kintu cyatuma kabisa ntaribe kuri pe wambaye neza reka niyo mpamvu ugasa no kuvuga ngo wenda ndagukomeza kugukunda ntabishobora nukuri nanjye sinabishobora pe urabizi nkwemera kubi ndagukunda cyane ratasheze nanjye ndagukunda nako reka abantu bakomeza bavuge ntago wabuze abantu kuvuga ko ari byo bibongera n'iminsi yo kubaho buriya ntari bikomeza bareke bakomeza bavuge baba bafite umwanya rega ntago bakomeza kuvuga kubera ko baba bafite umwanya nose waba udafite umwanya ukavuga amani noneho ngiye baramvuga ngo ibiki umugabo ngo mbere bavuga ibintu bitabareba bitubafasheho rekana nabo nibakomeza bavuge bafite igihe ariko nawe umeze neza muri ino minsi ikibazo umeze neza nawe wambaye neza ariko ndabona ari sawa kabisa arakuze cyane ariko ntabwo nakurusha ngo wambara neza buri munsi niyo mpamvu niyo njyana ndota ari wowe reka pita azabifatisha rikode ahubwo akazajya kugatanya ahubwo ari byo ari kuvuga ngo imana ngira se gatananze nako nta nubwo twahora usubiye anamenya ahubwo reka mwereke ndashaka isaba ukazaza gusura n'ishuri bisanzwe nimba uzavuga ko twiganye ahantu nimba uzavuga ko hari ahantu wamubonye ntabwo mbese uzakoresha hanyuma mutangire mu bishuti nibumara kuba inshuti nawe abone ko nta kibazo kuko atazagira n'ikintu akeka ariko uzi kako kanarikisha niko kabisa ibyo bintu ni sawa kabisa hari n'umunsi nzazana wenda nk'agati nkagure muri farumasi nindangiza ikiganiro cyaryoshye tumutere nk'akantu gusa mbese nyine nazamenye ibyari byose usigaye ari umuhatari kabisa ukorakora usigaye ari umuhatari cyane naho ubundi ni ukuri umva njye ndumva iyo nama ariyo kumva ukuntu twabigenza oya nibyo ariko nibyo umva ntameze neza n'ubu nagiye kuzongera reka ntahe uducupa tungana nitwo dutumye uzongera aya reka ntahe okay nari uragera bishimye uragera tagura mena tagwa no nakubona aravuga ngo ukira